bahaye ikaze bakunzi ba African Deals Domaine. Hanyuma muri aka kanya nk'uko muba mubimenyereye rero tuba tugiye kubagezaho zimwe mu ngingo ziba zigenda zivugwaho cyane hirya no hino mu isi, ariko muri aka kanya rero twahisemo kuganira namwe ku ngingo ijyanye n'uburyo Papa Francis yashyinguwe. Hanyuma amaze gushyingurwa nk'uko mubizi, Papa amaze gushyingurwa hakurikiraho ikindi gikorwa kitoroshye cyo kugira ngo hatorwe undi usimbura. Icyo gihe kiba ari igihe rero kiba kitoroshye mu isi hose ku bakristo ndetse na leta zitandukanye, kuko murabizi ko Vatikani ubusanzwe ni igihugu cyigenga kandi kiyoborwa n'ubundi na Papa, kandi Papa akaba umuyobozi mukuru cyangwa se akaba ayobora Kiliziya Katolika mu isi. Birumvikana ko rero afite inshingano nyinshi. Rero niyo mpamvu uyu munsi hatowe Papa Leo wa 14, ariko nanone amaze gutorwa ubundi icyo abantu bamwitezeho n'iki ni kugenda bigarukwaho cyane mu isi, nubwo barimo kugenda harimo kugenda havugwa ko Papa Leo wa 14 ari umuntu ugiye kuzana amahoro mu isi, ari umuntu witezweho byinshi mu bijyanye no kwimakaza indangagaciro y'amahoro ndetse n'urukundo mu bantu. Ese koko ibi byaba ari uko kuri? Ese biba ariko kuri? tugiye kugenda tubibasobanurira, tubabwire uburyo ki Papa Leo wa 14 uyu munsi ari we muntu isi yose itegerejeho amahoro. Nk'ubu mu minsi mike ishize abashyitsi bagiye bamusura, ku buryo bigaragara ko hari icyizere cy'uko hari amahoro ashobora kugaruka mu isi. Kandi mu muhango wo gushyingura Papa Francis nabwo nuko Donald Trump yicaranye na Zelensky, hari ibyo bashobora kuba baraganiriye, ariko kugeza uyu munsi ntabwo byari byajya hanze. Rero ni byinshi cyane byagarutsweho, ariko tugiye kureba ibyo Karidinali Kambanda yabaye atangaza nyuma yo kubuka i Vatikani mu muhango wo gushyingura Papa Francis witabye Imana, hanyuma noneho no gutora Papa mushya Leo wa 14. Ese ibi byose abantu ko babyitezeho byinshi, ese yaba azaza mu Rwanda muri yubile? Ese bizaba bihagaze gute? Kuko u Rwanda mu mpera y'uyu mwaka ruziziza yubile imyaka 125, ariko nanone hazaba hanizihizwa imyaka 2025 ishize Yezu Kristo avutse. Birumvikana ko rero biba ari ibirori bitoroshye. Hanyuma abantu twiteze amahoro kuri Papa Francis. Ese koko amahoro kuri Papa Leo wa 14 ko Papa Francis we yitabye Imana, ese koko kwaba ari ukuri? Reka tubyinjiremo neza turebe icyo Karidinali Anthony Kambanda icyo yabaye bigaragaza ko, kugira ngo nawe wari ufite amatsiko. Hari byinshi cyane uyu Papa mushya yitezwe ku isi, niyo mpamvu tugiye kubigarukaho byose uko byakabaye. Hanyuma rero hari ibyo wamenya muri rusange. Antoine Karidinali Kambanda yabaye atangaza ko ashimira Imana yatanze Papa ukenewe muri iki gihe. Ni ibyo Karidinali Kambanda yabatangazwa. Ese kubera iki ari we ukenewe muri iki gihe? Iki cyatumye iki kiganiro agitanga kuri Pacis TV. Ibi byose ni ingenzi ko ubimenya. Antoine Karidinali Kambanda rero Arkiyepiskopi wa Kigali arashimira Imana yahaye Kiliziya Papa Leo wa 14,
yemeza ko kiliziya ibonye umuyobozi ukenewe muri iki gihe isi yerekezamo nk'umuyobozi ufite ukwemera guhamye. Kwemera guhamye birumvikana ni mu kiganiro yagiranye na Pacis TV wa mbere tariki ya 19 Gicurasi 2025 nyuma y'uko agarutse mu Rwanda aho yarakubutse Vatikani mu mihango yo gushyingura Papa Francis no gutora Papa mushya. Abajijwe uko abona Papa Leo wa 14 yagize ati Papa Leo wa 14 rwose ubona ko Imana iyo mugenga w'amateka yaduhaye Papa ukenewe muri iki gihe, ni umuntu ufite ukwemera guhamye, ukwemera gukomeye, ukwemera kuri mu urukundo rw'Imana. Arongera ati ijambo rya mbere yagize ati nimuhumure Imana iradukunda, ntabwo ikibi gishobora gutsinda kubera ko Imana ni urukundo. Hanyuma yakomeje rero agaragaza ko yavuze ko Papa Leo wa 14 yaremewe mu muryango w'abihaye Imana, hanyuma rero baba muri Augustiniano, hanyuma bakomoka ku nyigisho no ku mahame ya Mutagatifu Augustini agira ati ujye ukunda ubundi ukore icyo ushaka, urukundo nyakuri ruguha gukora ibikwiye. Ngo niyo mpamvu Papa Leo wa 14 iyo avuga agaruka cyane ku rukundo rw'Imana buri gihe agashimangira uko kwemera. Ati Leo wa 14 ni Papa ufite ishyaka ryo kumenyekanisha inkuru nziza y'urukundo. Iyo abantu bamenye ko Imana ibakunda ntabwo bahangayika, baba bafite ukwizera, ntabwo biheba. Ikindi iyo umuntu amenye ko Imana idukunda twese, amenya ko na mugenzi we Imana imukunda akamufata nk'umuvandimwe we, hanyuma ibyo bigatuma abantu bashobora kugera ku mahoro. Iyo niyo vanjiri ya Papa Leo wa 14. Hanyuma ariko nanone arongera ati ni Papa ufite inyota n'ishyaka, agahora ahangayikishijwe cyane n'amahoro ku isi. Hanyuma bishingiye nanone ku kubona abavandimwe, abantu bose ni abantu b'Imana, ni abavandimwe. Kwicana no kurwana ni bibi cyane. Papa Leo wa 14 ni umuntu ugira urukundo no gutega amatwi, akagira impuhwe no kwicisha bugufi. Ni ikintu ahuriyeho na Papa Francis witabye Imana. Yungamo ati no mu misa ye yitangizwa ry'ubutumwa yagize ati natowe ntitira, mumfate nk'umuvandimwe, tugendera hamwe, gutega amatwi, kwicisha bugufi mu mahoro, mu bufatanye no kugendera hamwe. Ubumwe n'ikintu agarukaho cyane. Yavuze kandi ko Papa Leo wa 14 afite ubunararibonye buhagije nk'umuntu wavukiye muri leta ya Chicago muri Amerika, amaze kuba padiri ajya gukorera ubutumwa mu gihugu cya Peru muri Amerika y'Epfo, nanone ahantu hari abayoboke Gatolika benshi ku isi, aho yakoze igice kinini cy'ubutumwa bwe, anakora ubutumwa butuma agenda isi yose. Hanyuma rero reka tugaruke muri makeya. Papa Leo wa 14 yaba azifatanya n'Abanyarwanda mu guhimbaza yubile. Ese yaba yasubije ngo iki? Ariko nanone ese igikorwa cyo gutora Papa kiyoborwa n'ububasha bwa Roho Mutagatifu ni igikorwa giteye gite koko ku buryo kiyoborwa n'ububasha bwa Roho Mutagatifu? Hanyuma rero Papa turagaruka ku bibazo agenda bazwa iyo amaze gutorwa. Hanyuma muri iki kiganiro byose uragenda ubisobanukirwa ku buryo buri kimwe cyose ugenda umenya uko gihagaze. Twizera ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose, dukomeza kubifuriza amahoro y'Imana, dukomeza
tubabwira tuti mukomeze kubana n'Imana kandi mukomeze kugana n'Imana kugira ngo ibintu byose bijye biba biri ku murongo Imana idushakamo. Hanyuma rero mu kanya gatoya turaza irimo kugenda hirya isi, twizera ko mukomeje neza aho muri hose hatandukanye. Hanyuma rero iyi ngingo turimo kugarukaho, abantu benshi mu isi baba bagenda bibaza uko papa akora imirimo ye, se kubera icyo aba ari bizi cyane, ariko ni nabyo turimo kugenda tugarukaho kugira ngo wowe ujye ugenda usobanukirwa buri kimwe cyose uko kiba kigenda gikorerwa hano mu isi. Icyo ugomba gukora cyane ni ukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru byose tuba tubagezaho bijye bikugezaho igihe. Rero ikindi wamenya ni uko Antoine Karidinali yabajijwe niba Papa Leo wa 14 azifatanya n'abanyarwanda guhimbaza yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda na yubile y'imyaka 2025. Ijambo yigize umuntu izaba mu mpera z'uyu mwaka. Karidinali Kambanda yavuze ko bigoye ko yaza kubera ko afite akazi kenshi muri iki gihe. Hanyuma rero ati kubisaba byo turabimusaba, ariko biragoye ko muri uyu mwaka Papa Leo wa 14 asura u Rwanda. Byongeyeho ko Papa Francis yitabye Imana muri ibi bihe twiteguramo yubile, afite gahunda nyinshi ateganya kumutumira mu gihe gikwiye. Kandi rero Papa ni umukuru w'igihugu cya Vatican, ntabwo ari twe tumutumira gusa. Hanyuma rero Karidinali Kambanda yavuze ko Papa Leo wa 14 yumva ibibazo bya Afurika nk'umuntu wakoreye ingendo zitandukanye kuri uwo mugabane, asura abakristo, yumva ibibazo byabo. Ati rero umuntu wumva ibibazo byo mu bihugu byacu cyane cyane Afurika, noneho guharanira amahoro n'ubwo abantu barushaho kubana nk'abavandimwe. Abanyarwanda mu mateka yacu twahuye n'ibihe bikomeye cyane by'amacakubiri, kandi turi abavandimwe. Afite ubutumwa rero buza neza n'ubuzima bwacu, sabira no gufatanya nawe muri ubu butumwa. Arongera ati muri Kiliziya ya Afurika no muri aka karere dutuyemo, Kiliziya yacu uko iteye arayizi, ibibazo duhura nabyo by'iyogezabutumwa, iby'amahoro arabizi. Ubwo rero ni muri urwo rwego kuba Papa Francis twaramutumiye ngo asure Kiliziya y'u Rwanda, n'uyu tuzamutumira. Birumvikana ko Karidinali Kambanda yagarutse ku muhango w'itorwa rya Papa yitabiriye bwa mbere, avuga ko ari igikorwa gitagatifu afata n'isakaramento, aho uwitabira ayo matora yiyumvamo ububasha bwa Roho Mutagatifu. Avuga n'uburyo amatora ya Papa akorwa muri rusange. Ati urumva nyuma y'uko gutegurwa muri iyo minsi, nta telefone, nta televiziyo, nta radiyo, nta tumanaho na rimwe, bihindura ubuzima. Noneho umuntu akumva igikorwa arimo ari ugusenga. Roho Mutagatifu niyo iyobora Kiliziya Gatolika, niyo institution ku isi maze imyaka 2000 iyoborwa na Roho Mutagatifu, kuko niyo hari ikibazo ubona ko ari Roho Mutagatifu iza ikigaragaza cyane nko muri icyo gikorwa cyo gushyiraho Papa. Ariko nanone uwo abakaridinali bagabanyijemo mu byiciro bitatu, ari byo abakaridinali b'abadiyakoni, abakaridinali b'abapadiri n'abepiskopi. Hanyuma rero mbere y'uko abakaridinali binjiye muri chapelle Sistine
ngo ibikorwa byose bibera Vatikani bitangirwa n'indahiro kuva ku bakaridinari kugera no ku mukozi wese ukorera muri iyo nyubako kugeza ubwo umunsi w'amatora ugeze aho abantu bose basabwa gusohoka muri Chapelle Sistine hagasigaramo abakaridinari batarengeje imyaka 80 y'amavuko. Hanyuma yanavuze ko Karidinali Kambanda navuze ati bose barasohoka nta n'umusokereteri usigara. Umuto mu bakaridinari niwe wakingaga urugi twe tugasigaramo twenyine. Numvaga turi muri Senakwiro Bikira Mariya turi kumwe twiyambaza Roho Mutagatifu. Arongera ati twumvaga amasengesho y'abakristu bose ku isi twarasize turaritse ngo badusabire, ndetse n'abatari abagatolika dusaba ngo Imana iduhe papa ukwiye. Ni igikorwa rero gitagatifu n'isakaramento ku buryo wumva ububasha bwa Roho Mutagatifu nka kwa kundi umuntu ahabwa ubupadiri cyangwa se ubwepiskopi. Hanyuma rero Karidinali Kambanda yanagarutse ko bishimiye uko itorwa rya papa ryagenze, aho ritamaze igihe kinini nk'uko andi matora yagiye agenda. Igikorwa avuga ko bashimiye Imana, ati twese tuba dusenga ngo Imana itwereke papa mushya. Haba harimo no gutegura umuntu tuvuga tuti nyabuna rwose reka utowe ntazaduhakanire. Ngo baba bafite amatsiko yo kuvuga bati reka nyabuneka utowe ntazaduhakanire, kuko nyuma yo gutorwa ashobora kugira ubwoba akavuga ati ibi bintu si ibyanjye mumbabarire bikaza kutugora. Niko yabaye avuga. Arongera ati rero iyo papa amaze kuboneka n'ibintu afata ntibiremereye cyane ko umuntu aba yamaze kubona uko kiliziya imeze n'ibibazo ifite. Niyo mpamvu tumwereka ko ari umusaraba we, ko yemera kuwakira kandi ko natwe tuzakomeza kumufasha, ariko cyane Imana iba yamutoye, iba izabimufashamo. Niko yabaye rero agaragaza. Hanyuma rero reka tugaruke mu kanya gatoya tugaruka ku bibazo Karidinali Kambanda yagiye agaragaza papa mushya agenda abazwa, kugira ngo mu gihe aba agiye gutangira imirimo ye y'ubushumba, kugira ngo ashumbe Kiliziya Katolika mu isi, ariko bitanakwe inshingano zo kuba rwose zo kuba aba ari n'umuntu utoroshye kuko aba anayoboye n'igihugu cya Vatikani. Nabyo rero ni ibintu ku bantu bumva ibi ngibi tuba tuvuga rwose ni ibintu biba ari byiza, nk'uko Karidinali Kambanda yakomeje kugenda abigarukaho. Ariko nanone nubwo biba bimeze gutyo, Imana kuko iba igomba kudufasha nk'uko bagiye babigarukaho. Hanyuma rero Karidinali Kambanda avuga ko Papa Leo wa 14 akimara gutorwa ikibazo cya mbere yabajijwe ari urabyemera. Ni ikibazo kibazwa buri mupapa nyuma yo gutorwa, dore ko mbere yo gutora nta n'umwe winjira muri conclave mu mwiherero yiyumvamo ko ari we ugomba gutorwa, cyane ko ngo ari Roho Mutagatifu umutora. Ariko ati Papa Leo wa 14 akimara kwemera inshingano zo kuba papa nyuma yo gutorwa, yagiye mu cyumba cy'amarira, ari naho yambariye imyambaro ya papa. Ni nabwo za mpapuro yatoreweho zatwitswe hashyirwamo produit zituma haza umwotsi w'umweru
byose bikorerwa imbere y'abakaridinari. Murumva ko rero ari produit bashyiramo kugira ngo hazamuke umwotsi. Arongera ati muri icyo gihe twe ntabwo tuba tuzi n'ibirimo kubera hanze kuko nta tumanaho tuba dufite, ntabwo tuba tuzi abantu bahari uko bangana. Iyo papa amaze kwambara turamuyoboka tukamusezeranya kumwumvira, hanyuma agasinya inyandiko zo gutorwa no kwemera inshingano. Niyo mpamvu hagati y'umwotsi no gusohoka kwa papa ajya gutanga umugisha bifata umwanya. Hanyuma rero birumvikana iki gikorwa kiba ari igikorwa rwose kitoroshye. Hanyuma Karidinali Kambanda nk'umuntu watowe na Papa Francis inshuro eshatu, zirimo kuba umwepiskopi wa Kibungo, kuba arkipiskopi wa arkidiocese ya Kigali no kuba karidinali. Yavuze ko Papa Francis yaranzwe n'imbaraga zikomeye mu guteza imbere kwemera muri kiliziya. Ati nyuma y'urupfu rwa Papa Francis, kiliziya yari ibayeho nk'imfubyi. Byabaye mu gihe cya Pasika nyuma yo kuzuka kwa Kristo agasubira mu ijuru. Kiliziya yari iri nko muri senakro, ubwo abigishwa bari bafite ubwoba bakingirana muri senakro basenga bari kumwe na Bikira Mariya. Mu myaka 12 yari amaze, yashyize kashe nshya muri kiliziya, ayiha imbaraga zikomeye. Rero ibindi wamenya nuko yavuze ko Papa Francis yarangwaga n'impuhwe, gukunda abantu cyane cyane abakene, aho ngo yakoraga abaza mu bunyamahanga bwe ati nta muntu ushonje ngo tumufashe. Yavuze ko Papa Francis yari umuntu wicisha bugufi akanga intambara, aho yagenderaga ku mikorere ya Mutagatifu Francis wa Asizi, wakundaga amahoro agakunda gusoma ibirenge by'abaciye bugufi. Karidinali Kambanda yavuze ko Papa Francis yaranzwe no kwita kuri kiliziya yo muri Afurika, aho yatanze ubukaridinali ku bepiskopi benshi bo mu bihugu bya Afurika birimo u Rwanda, Uganda, DRC, Tanzania, Sudani y'Epfo ndetse n'ibindi. Yavuze ko umuhango wo gushyingura Papa Francis witabiriwe ku buryo budasanzwe. Ati mu gushyingura Papa Francis, Perezida Trump yaraje mu gihe hategerejwe ko umuhango wo gushyingura utangira, bamuha agatebe yicarana na Zelensky baraganira. Ni igitangaza gikomeye. Papa Francis rero washyinguwe n'abasaga 400,000 ku itariki ya 26 Mata, nyuma y'uko yitabye Imana tariki ya 21 Mata 2025, asimburwa na Papa Leo wa 14 watowe ku itariki ya 8 Gicurasi 2025. Nibyo rero byagiye bigarukwa aho kuri iyi ngingo, aho abantu benshi baba bakeneye kugira ngo basobanukirwe, ariko nanone mu gusobanukirwa harimo kugenda umenya ibintu biba bigiye bitandukanye kugira ngo nawe ubashe kugenda ubusobanukirwa. Birumvikana twagarutse ku buryo Papa Leo wa 14 cyangwa se papa wese yamaze gutorwa aba anayoboye Vatican nk'igihugu. Ni nayo mpamvu buriya aba afite ububasha butandukanye, yaba ku leta ndetse n'amakirisiya muri rusange. By'umwihariko kandi murazi neza ko Kiliziya Katolika ifite abakirisitu benshi, ari nayo mpamvu buriya aba afite inshingano nyinshi zitandukanye, ariko nanone izo nshingano azifatanya no gukunda abakene ndetse n'abantu biyoroheje muri rusange. Ikindi rero ni ukugira ngo iyogezabutumwa mu isi ryamamare ahantu henshi. Ikindi kiba kitanoroshye kandi cy'ingenzi ni uko buriya papa aba agirana imigenderanire n'ibindi bihugu, kuko na Vatican ari igihugu. Birumvikana rero biba ari byinshi biba bigenda bigarukwaho, imirimo aba ari myinshi ndetse n'inshingano ziba ari nyinshi. Ariko se noneho
Papa Leo wa 14 tumwitegeho iki? Twiteze neza ko isi ijya kongera guhabwa umurongo mu bijyanye no kugira ngo isi ibone amahoro. Isi birumvikana ibihugu byinshi birimo kwirangwamo intambara, hari intambara yihanganishije Uburusiya ndetse na Ukraine. Murabizi neza ko hari intambara hagati ya Hamas ndetse na Israeli byumvikana, ndetse kandi hari intambara z'urudaca mu isi hose. Ahenshi hari intambara zigiye zishyamirana ibihugu, hari byinshi birimo hari n'intambara y'ubukungu hagati, murabizi ko hagati ya Leta Zunze Ubumwe ndetse n'Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu nabyo byagiye bifatirwa ibyemezo. Hari inkunga zagiye zihagarara Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murabizi ko itakiri muri OMS, ariko nanone nubwo itakiri muri OMS hari izindi nkunga yagiye ihagarika nk'izo yanyuzaga muri USAID. Abantu benshi bagiye babura akazi. Ubu rero ni urugamba uyu munsi ibihugu byinshi bifite rwo guhangana n'izi ntambara z'ubukungu ndetse n'ibindi bibazo bihari, ariko nanone byo kugira ngo abanyagihugu cyangwa se abaturage mu bihugu bitandukanye bagende babona uburyo bwo kubona akazi, ariko akazi nanone gashingiye mu kugenda abantu babona uburyo babona uko bakifata ku munwa. Birumvikana rero ko ahari amahirwe ho gukora business ahandi sibye mu buhinzi n'ubworozi. Nawe niba ukunda business z'ubuhinzi n'ubworozi, rero waba nawe uri mu nzira nziza, ariko nanone ushaka kwiga gukoresha ikoranabuhanga ndetse no kwihangira umurimo, birumvikana watwandikira kuri 0788910639, ubundi hasigaye ugahugurwa online, ibintu bikaba bigenda neza. Icyo tuguhuguramo ni uguhugura gukoresha mudasobwa cyangwa se computer, laptop, birumvikana, ndetse n'amasomo agendanye no kwihangira umurimo. Aha kuri African Business Domain rero icyo ubusabwa gukora subscribe, ibintu bikagenda neza. Hanyuma mukomeze mugubwe neza, twongere dusubire mu kanya gato turimo kubagezaho ibiganiro n'amakuru tubategurira. Amakuru tubategurira n'amakuru agenda avugwa hirya no hino mu isi. Twizera ko tubasanga kuri uyu murongo wa African Business Domain. Nibuka gukora subscribe. Komeze kugira ibihe byiza, twongere dusubire mu kanya gato.